Imana igufitiye inzira yo kugutabara kandi itazwi n'abadayimoni. Imana ifite inzira zirenze igihumbi, kandi umwe we yaravuze ngo Imana ifite inzira ziruta imyenge ya supanete. Uwakubaza ngo imyenge ya supanete ingana gute n'uwayikoze ntago ayizi, ariko Imana ishobora kuyibarika imenya. Ifite inzira ziruta imyenge ya supanete, ni yahabwa icyubahiro. Urupfu rubi rwa Hamani, mureke mbabwire, umwamikazi Vashiti ngo yabaye umugore w'umwami Hasuwerusi, ngo amaze kuba umugore w'umwami aragenda ashinga ijosi. Hari igihe umuntu yicara ahantu ukagira ngo barahamudodeye. Imana ni kwicaza ahantu ujye uhicara uvuga ngo yahanyicaje yanahampagurutse, iyampaye yananyima, iyanyimitse yananyimikura, iyampaye inzobe yampa n'igikara, iyampaye yanyambura, iyankijije yankenesha. Ujye witwara neza aho Imana yagushyize, kuko byose Imana irabikora. Ni Imana igira imbabazi ikagira n'umujinya. Ni Imana ikura umuntu mu mukungugu ikamwicazanya n'ibikomangoma, ariko ni Imana ifata umuntu uri hejuru ikamwicaza mu ivumbi. Ni Imana ikujyana ikuzimu ikakujyana no mu ijuru. Ibintu byose mu kiganza cyayo irabishoboye, kandi yitegetse umwijima witaba nkaho ufite amatwi, niyihamagaye umucyo uza nkaho ufite amaguru. Imana ihabwa icyubahiro. Ibintu byose birayumvira ahantu ituye. Amahoro kubakurikiranye Mama Sharirene official, abadukurikiraniye mu Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi, muri Afrika ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Amahoro abe mu buzima bwanyu, amahoro abe mu gihugu, amahoro abe mu itorero, amahoro abe ku bantu bose bakunda Imana kandi bakayishakana umwete. Amahoro abe ku batuye isi bashaka Imana ku manywa na nijoro n'abatayishaka. Amahoro rero ku batuye isi bagenda badukurikirana aho muri hose. Mugubwe neza kandi mukomere, nimutake nk'abatagira Imana. Imana iriho ku bwanyu, irabakunda kandi irabazirikana uko bwije ndetse nuko bukeye. Hanyuma ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Turareba muri Esther ibice byaho 5, hanyuma turebe umurongo waho wa 6. Iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byanditswe yuko Morodekayi ari we wareze abagabo 2 bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Morodekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe? Bamwitura ibyo. Ndashaka kubwira abantu ko Imana ibafitiye inzira. Imana igufitiye inzira yo kugutabara kandi itazwi n'abadayimoni. Nicyo kintu ushaka kukubwira. Hanyuma ndi bugende nkubwira n'uburyo Imana yagiye icira inzira abantu kandi zitari zizwi. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashaka kubabwira ngo Imana ibafitiye inzira. Ndashaka kukubwira ngo Imana igufitiye inzira, kandi inzira Imana igufitiye ni inzira itazwi n'abadayimoni. Imana ishimwe. Umuntu ashobora kumenya inzira azanyuramo aje kukugirira nabi, ariko ntago ashobora kumenya inzira Imana izanyuramo ije kugutabara. Umuntu agushyirishamo akakujyana mu rubanza akakurega ibintu, hanyuma kandi koko afite n'ibihamya n'ibimenyetso, ariko ntabashe kumenya Imana inzira izanyuramo iza kugushinjura ibyo bagushinjije. Ngenda ndashaka kubwira abantu ko Imana igufitiye inzira abadayimoni badafite. Imana ihabwa icyubahiro. Aya magambo tumaze gusoma ni amagambo nshaka kukubwira inzira Imana yagiye icira abantu bayo. Inzira Imana yanyujijemo itabara abayuda ni inzira ikomeye. Ntago Hamani yarazi yuko Imana yaca ahantu nka hariya. Hanyuma reka mbabwire, Imana ifite inzira zirenze igihumbi, kandi umwe we yaravuze ngo Imana ifite inzira ziruta imyenge ya supanete. Uwakubaza ngo imyenge ya supanete ingana gute n'uwayikoze ntago ayizi, ariko Imana ishobora kuyibarika imenya. Ifite inzira ziruta imyenge ya supanete, ni yahabwa icyubahiro. Ntukicare ngo shitana agukange agutere ubwoba kubwira ngo inzira zose zirafunze. Mu buzima niko tubibona.
nangera igembo n'inzira zifunze nkabona zirafunze. Imana avuga iti nzafungura nkibaza ahantu izanyura. Imana ifite inzira kandi inzira z'Imana ntago zizwe n'abadayimoni. Ntuzibwire ngo Imana izanyura mu muhanda waharuwe n'abantu, nta nubwo Imana izanyura mu muhanda waharuwe nawe. Imana kandi ntago igira inzira imwe, ntago igenda muri kaburimbo mu modoka gusa, nta nubwo igendera mu ndege honyine, ntago igendera mu bwato no muri gari ya moshi, ntago izira mu bihuru no mu muyaga. Ni Imana ifite ahantu henshi igomba kunyura, kuko nta n'ahantu yanyura ngo inanirwe kuhanyura. Imana yaca mu gikuta, Imana yaca mu mazi, yaca mu kirere, yaca ku butaka, yaca mu muyaga, yaca mu bakomeye, yaca mu basenga, yaca mu badasenga, yaca mu itorero, yaca mu gihugu. Imana ifite inzira zirenze igihumbi. Mureke mbabwire, ndashaka mpere kuri iyi nzira Imana yanyuze mu Egiputa. Nimba hari umugabo witwa Hamani, Imana yaramukosoye ku Bayuda iramwemeza. We n'umugore we n'inzu ye n'abamwubarariraga baravuga bati mu ijuru hari Imana ishobora byose. Hamani yashyirishijemo Abayuda bose, ashyiraho itegeko ry'uko bagomba gupfa. Kandi reka bivuge yari afite ubushobozi kuko yari uwa kabiri ku mwami. Umwami Hasuwerusi yayoboraga ibihugu 127. Hanyuma rero Hamani niwe wari umwungirije, urumva ntiyikoragaho. Yari afite icyubahiro, vuga ngo yari kibamba, yari kizigenza, yakoraga ikintu bita kwica ndetse no gukiza. Nibwo buzima bwe. Yari umuntu witwa abavuga rikijyana, kuko yinjiraga ibwami nk'uwinjira hehe, cyane ko nyine yari uwa hafi ku mwami. Nta nicyo yendaga gutegeka umwami ngo akinanirwe. Hanyuma ngo Hamani yanga kumwubararira. Ntago Hamani yabikoze kubwo agasuzuguro, nta nubwo yabikoze kubwo gupinganwa no kugira ibikoma mu mutwe, ahubwo yabikoze kuko iwabo Imana ihabwa icyubahiro aho yari yaraturutse. Ntago bajyaga bubararira ikintu cyose kibana n'ibifite umubiri, ahubwo bo bari bafite itegeko kuko ari Abayuda, bubarariraga Imana ya Isiraheli. Kandi aho bajyaga hose babaga bazi ko Imana ariyo bubararira. Uwo muco rero arawujyana nyine kwa Hasuwerusi. Ngo umwami rero aza guha poromosiyo Hamani, amuhaye poromosiyo ashyiraho n'itegeko, aravuga ati nge ndavuze ngo nk'umwami, uhereye nonaha nimubona Hamani atambutse mujye mwubararira rimwe. Itegeko rigonga Morodekayi. Aravuga ati ntago bishoboka, Abayuda suko dukora. Twebwe ntago tumenyereye kubararira abantu, twubararira Imana itabana n'ibifite imibiri. Ubwo rero we yitandukanya mu bandi, bakubarara agakomeza agahagarara. Maze ngo abantu baratengurwa, baravuga bati ibi ni ibiki bibaye? Mbese Morodekayi azikosa akoze? Kuri we nta kosa yari akoze, kubera yuko ibyo yarakoze niko mu mico no mu migenzo y'uwabo byari byubakitse. Kandi mureke mbabwire, ntago Imana yacu ari yo gukorana ngo nitugeraho kurimba tuyihishe. Imana yacu niyo kwinjirana mu bigo bikomeye, niyo kujyana ahantu h'icyubahiro, niyo gusohokana, niyo kujyana hateye ubwoba. Ntago ari Imana yo gukorerwa turi mu giturage no mu mujyi tugomba kuyikorera. Ntago ari Imana yo guhisha ngo tuyipfunyike mu byumba by'amasengesho no kuri kamera. N'Imana ikwiye kwamamara kuko n'Imana ishobora byose. Hanyuma itegeko riramugonga, habaho kwahanwa, kandi ntahanwe wenyine, amubera umugome, ntiyamuhana wenyine, ashaka kwapfa kandi agapfana n'iki n'umuryango we ndetse n'Abayuda bose aho bari mu gihugu. Ajya kwaka uburenganzira ubwami, umwami akuramo impeta ye ayiha Hamani. Bivuga ngo yari yemeye, yaramusinyiye, aravuga ngo ugende ubakoze icyo ashaka. Ajya ibwami yitwaje iki? Yaravuze atumva rero mwami, muri ibi bihugu uyobora 127 hari ubwoko bw'Abayuda bwahanyanyagiye. Ubwo bwoko ntacyo bwica ndetse nta n'icyo bukiza, nta muntu ukomeye uba muri bo, ntibagira gitifu, ntibagira umukuru w'umudugudu, nta masambu bagira, nta mafamu bagira, nta muntu usobanutse ubamo, nta fandu babamo. Ni abantu bari aho gusa, batagira ibibanza, batagira amafamu, nta terambere bagira, nta misoro binjiza, nta n'amahoro binjiza. Ni inzererezi z'Abayuda zitagira epfo na ruguru. Hanyuma wanyemerera ukabankopa nkabagenza uko shaka.
cyokora muzi kubahuka. Abayuda ntago mubazi, umuyuda yagukoraho ugapfa bakaguhamba. Abayuda n'abayudakazi mujye mubareba mwirebe, mujye mutureba mwirebe. Abayuda n'ubwoko Imana yibarujeho. Iyo ubaye umuyuda nyakuri uba wiyandukuje mu ndangamuntu y'Imana, nta muntu wagushobora rero. Hanyuma ngo umwami amuha uburenganzira, ashyiraho inzandiko zo kubica. Yandika inzandiko, yaranzi ko agiye kubicira kurwara nk'inda, yumva ari abantu azica kandi ntagire ubimubaza. Apanga urupfu rwo kwica abayuda, apanga n'urupfu rwo kwica Morodekayi mukuru w'abayuda. Ariko nimureke mbabwire, Imana ifite inzira zirenze 1000 niho nshaka kugera. Ikintu cyatabaye abayuda, reka nkikubwire, nagasuzuguro k'umugore w'umwamikazi witwaga Vashiti. Agasuzuguro ka Vashiti niko kavuyemo igisubizo cy'abayuda. Ntushobora kubyumva. Inzira z'Imana ziteye ubwoba. Inzira z'Imana, inzira z'Imana ntago wazitekerezaho we ngo uzikurure uzumve. Agasuzuguro k'umwamikazi Vashiti niko katumye abayuda bakira urupfu rubi rwa Hamani. Mureke mbabwire, umwamikazi Vashiti ngo yabaye umugore w'umwami Hasuwerusi. Ngo amaze kuba umugore w'umwami aragenda ashinga ijosi. Hari igihe umuntu yicara ahantu kagira ngo barahamudodeye. Imana nikwicaza ahantu ujye uhicara uvuga ngo yahanyicaje yanahampagurutse. Iyampaye yananyima, iyanyimitse yananyimikura, iyampaye inzobe yampa n'igikara, iyampaye yanyambura, iyankijije yankenesha. Ujye witwara neza aho Imana yagushyize, kuko byose Imana irabikora. Ni Imana igira imbabazi ikagira n'umujinya. Ni Imana ikura umuntu mu mukungugu ikamwicazanya n'ibikomangoma. Ariko ni Imana ifata umuntu uri hejuru ikamwicaza mu ivumbi. Ni Imana ikujyana ikuzimu ikakujyana no mu ijuru. Ibintu byose mu kiganza cyayo irabishoboye. Kandi yitegetse umwijima witaba nkaho ufite amatwi, niyihamagaye umucyo uza nkaho ufite amaguru. Imana ihabwa icyubahiro. Ibintu byose birayumvira ahantu ituye, cyane ko ari nayo yabiremye. Nta kintu ijya yinginga ngo yingingirize, nta rugi yinjiramo ngo runanirwe gukinguka, nta bwenge bw'umunyabwenge idakoreramo, nta n'ubuhanga bw'abahanga Imana yacu itakoreramo. Ya Mana y'amahame, ya Mana y'imbaraga, ya Mana iteye ubwoba, iravuga ngo reka ntera agasuzuguro, reka nyure mu gasuzuguro. Agasuzuguro ka Vashiti kazankiriza ubwoko. Imana ishimwe. Na n'isaha agasuzuguro ka Vashiti n'akabana bari hari igihe kajya karengera abana b'Imana. Hanyuma umva ikintu cyakozwe. Vashiti ageze ibwami, umwami akoresha ibirori, ahamagara abagabo b'inkorokoro, ariko baratira iby'ubwami bwe, ababwira ibyo agezeho, barabaga bararya, barahonjoka, barahaga, bagubwa neza. Ngo bigeze hagati yibuka ko afite umugore mwiza, bagiye batamurebye yabahombye. Arangije ngo atuma abagaragu, aravuga ngo nimwihine mugende mumbwirire Vashiti ngo naze mwerekane mu birori. Tuvugishije ukuri, nta mpamvu agasuzuguro ka Vashiti gagombaga gukora, kubera yuko umwami yashakaga kumwerekana. Ariko agasuzuguro karamwuzura. Ngo baragenda babwira Vashiti bati umwami aragushaka. Ngo Vashiti aravuga ati genda ubwire umwami ngo nanjye nateguye ibyanjye birori. Genda mubwire ngo nanjye nateguye ibyanjye birori. Mu gasuzuguro havuye igisubizo cy'abayuda. Hanyuma ngo baragenda babwira umwami ngo Vashiti aratubwiye ngo nawe yateguye ibyo birori. Ngo umwami yubika umutwe mu maguru, ararakara, arababara. Ngo maze abagabo bari baraho baramubwira ngo mwami ntukababare, ntago abagore n'abakobwa bashize mu gihugu, ahubwo tugiye gukora inama itari muri gahunda. Baramubwira batumva rero mwami, muri iki gihugu hari abana bahiye kandi hari n'abana bakeye. Twagushakira ugususurutsa, hanyuma mugakomezanya urugendo rwari rusigaye. Hanyuma rero mwami, tugiye gukora inama. Uyu mugore ufite akagasuzuguro numugumisha hano iwawe ibwami, azigisha abaca agasuzuguro. Turashaka kumwirukana nta n'impamba n'imperekeza tumuhaye, hanyuma tugagushakira umwana ukeye. Bakora inama itunguranye y'ako kanya. Ibyo Vashiti yiryagagura birangirira aho ngaho. Agasuzuguro ka Vashiti kavuyemo igisubizo.
Imana yabibonaga ko igisubizo cyabonetse, maze Vashiti barangije baramusenda baramwirukana. Bamaze kumwirukana, habaho gutegura abana b'abakobwa kugira ngo bategure muzasimbura umwamikazi. Hanyuma ngo Morodekayi ahamagara Esiteri, aravuga ati namenya amakuru y'uko ibwami bari gutora abakobwa, hagomba kuzavamo umugore w'umwami, ngwino nawe uzaza upima amahirwe. Amina. Hanyuma ngo Esiteri arangije araza, nawe ajya mu bandi bakobwa aho bari gutegurirwa kugira ngo babe beza umwami ahitemo. Hanyuma ngo habaho kuza kwiyereka umwami. Umukobwa wa mbere araza, bafite ukuntu bagenda. Haje umukobwa wa mbere, umwami akamureba ati uyu nguyu yandangiza, akaba aratambutse. Ngo baragenda barikuba barikunyura, ariko Esiteri yari ufite umwimerere w'uko ari umuyudakazi kandi yubashye umwami Imana. Ngo amafoto yose baratambuka, abakobwa baratambuka imbere umwami, baratambuka barikaraga, baratambuka. Haza umukobwa rero ufite gukandagira kuri mwimbaraga z'Imana n'amavuta, udafite ibirungo by'inyuma gusa, ahubwo ufite n'ibirungo by'imbere, amavuta y'Imana n'ingabo zikomeye n'ubwiza bw'Imana n'igikundiro cy'Imana kimurimo. Hanyuma ngo Esiteri nawe ngo atambutse imbere y'umwami, umwami ngo ahita yegura inkoni, arangije ayitunga Esiteri. Yifata ku mutwe, haza yikurikiye, haravuga ngo uyu niwe mugore ugiye kuba umugore w'umwami. Kumbi Imana yamaze kubona ibiri imbere. Haleluya. Yamaze kubona ko abayuda bazagurwa, nta wundi muntu wabaga ibwami wari kubagurira. Imana ifite inzira zirenze igihumbi. Imana ibihicaje nde? Imana ibihicaje Esiteri, abo umugore w'umwami. Mureke mbabwire, burya ikibazo cyawe kijya Imana yaramaze gutegura igisubizo. Urwara uburwayi yarateguye umuganga cyangwa yarateguye marayika wo kugukiza. Nta kibazo umwana w'umuntu ashobora kwinjiramo ngo Imana ibe ireke kuba yaramaze kumutegurira uko azabaho. Ni twebwe twivana mu masezerano no mu mugambi w'Imana, ariko n'Imana ifite ubwenge iratekereza, ntabwo ishobora kuzana abantu ku isi bo gupfa no gupfa nabi. Imana yaduteguriye ubuzima bwo kubaho neza. Nitwe kwikura mu mucyo tukijyana mu mwijima, nitwe twiyangiza, nitwe twiyanduza, nitwebwe tuvuguruza tukarogoya n'umugambi w'iby'Imana yatuvuzeho, tukishyira habi kandi yaradushyize aheza. Nitwebwe tubitera, ariko Imana ni yera, ibyaduteguriye ni byiza. Umunsi abayuda bagurwaga, Morodekayi niwe wari uzi ko Esiteri ari umuyudakazi. Imana ishimwe. Ntabwo umwami yari abizi n'abandi ntibari babizi, ariko Morodekayi yari ari ku isiri kuko yari nyirarume. Imana ishimwe. Hanyuma ngo Morodekayi aza kumenya amakuru y'uko abayuda baguzwe bakicwa, kandi baguzwe n'umunyamaboko ukomeye, Hamani wa kabiri ku mwami. Hanyuma ngo amakuru arayamenya kuko amatangazo yari yamanitswe ngo hari umuyuda hose bapfe bashire. Hanyuma ngo Morodekayi hasoma urwandiko rwo kwica abayuda. Arangije ngo atuma kuri Esiteri, amwandikira urwandiko, abwira umugaragu aturunshirire Esiteri. Urwandiko rwari rwanditseho aya magambo, rwari rwanditsemo ngo Esiteri, wibuke ko icyatumye ugera ibwami byari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Aramwandikira aramubwira ngo ubu tuvugana abayuda bamaze kugurwa, kandi baguzwe n'umugome witwa Hamani. Yagiye kubaka umwami yabatanze, impapuro ziri kunyanyagira ngo abayuda nidushire. Ariko wibuke ko icyatumye ugera ibwami byari ukugira ngo ugire igihe umumaro mu gihe gisa nk'iki. Ariko nutanawugira umumaro, nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa, ariko wowe n'inzu ya so muzarimburwa hahinduka icyavu. Ayo makuru ngo agera kuri Esiteri, ahita atuma kuri Morodekayi. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe. Ngo aramutuma ngo ugende umbwirire Morodekayi ateranya abayuda bari Shushani, hanyuma basabire. Hanyuma ngewe nyuma y'amasengesho y'iminsi 3 tuyafatikanye, ninyarangiza ndirengagiza itegeko ry'umwami, kuko ubu tuvugana umwami ntago arampamagaza, kandi iyo witabye umwami ataguhamagaye uricwa. Nge ninyarangiza ndirengagiza itegeko ry'umwami, ngenda atampamagaye, wenda no gupfa nzapfe. Yarayasenza yavamo, arangije ajya kwitaba, ajya imbere y'umwami atamuhamagaye, kuko yari afite ubwiza bw'amasengesho. Ndashaka kubwira abagore n'abakobwa,
kwikoraho ni byiza, nanjye njya nikoraho, ariko ujye ugerageza ukore ku mubiri, ukore ku mutima no ku bugingo. Hari ahantu ubwiza bwo ku mubiri bugera ntibukore, ariko ubwiza bwo kubaha Imana buzakora iteka ryose, ntabwo buteze gucuye. Hanyuma ngo agenda ahumura amasengesho no kubaha Imana, ngo agenda afite ubwiza buturuka ku Mana. Ngo umwami amaze kumureba, kuko iyo umuntu yitabaga umwami atamuhamagaye, ngo umwami amwitegereje akururwa n'ubwiza bw'amavuta, ngo arangije yegura inkoni, ngo arayimutungaza ayikurikiye, ngo amubwira ijambo ryiza, aramubwira ngo Esiteri mugore mwiza kandi mugore ukundwa, ese niki wifuza kuri nge ngo nkiguye? Naho wanyaka 1/2 cy'igihugu. Amasengesho aradepasa kandi arakurura, haleluya. Ngo naho wanyaka 1/2 cy'igihugu nge nahita nkikugabira. Muri make abayuda bazije gukira, bakira kubera Esiteri umubisha wabo arapfa. Nari ndashaka ko dusoza, ariko ndashaka kubabwira ngo Imana mu nzira nyinshi ifite, harimo n'iyawe. Imana yaciriye abayuda inzira, haleluya, ibacira inzira kuri Esiteri. Imana icira inzira Abisiraheli ikoresheje inkoni yande, ikoresheje inkoni ya Mose. Imana icira inzira Abisiraheli barimo kurwanana n'Uwiteka, ihirika ibikuta by'Yeriko. Ngo bakoresheje iki? Ngo bazengurutse 7, ngo ku munsi wa 7 bavugiriza rimwe urwamura, hanyuma ngo ibikuta birahirima, Yeriko ibirahirimye. Hanyuma kuri Ayi, Imana yaciriye inzira Abisiraheli, ngo bararwana kuri Ayi, bakoresha tekinike babwiwe n'Uwiteka. Iyo ni iyihe yakoze? Kuri Ayi ngo Uwiteka yarababwiye ngo nimwinjire mu mudugudu mwese, ngo hagira abantu bajya inyuma y'umudugudu, mu mudugudu hinjire bake. Nimuhagera mwigire nkaho bababonye, hanyuma mumere nk'abatsinzwe musubira inyuma. Nimusubira inyuma mwiruke cyane, hanyuma bubikira inyuma y'umudugudu muhite mwinjiramo. Imana nishimwe. Imana igitanga tekinike akabyara. Imana ifite inzira yo kabyara izo gutabara. Hanyuma ngo binjira muri Yeriko, binjiramo imbere muri Ayi. Ngo hanyuma abo kuri Ayi bababonye bigira nk'abatsinzwe, mvuko Imana izi kurwana mwafurama. Hanyuma ngo bisubiza inyuma bariruka, abandi babatibika babo muri Ayi bose. Kumbi hari abubikira inyuma y'umudugudu, ngo binjira mu mudugudu. Bibiri ivuga ngo iki? Ngo barawinjiramo, ngo barawurimbura basiga bawutwitse. Iyo ni yindi nzira Imana yaciye. Hari indi nzira Imana yaciye y'Abayuda, niyo kuri Morodekayi. Imana yagiye icira inzira abantu bayo. Imana yagiriye iciye inzira ubwoko bwayo. Mureke mbabwire, Imana yaciriye inzira Yohana, ngo bamuta mu ngunguru y'amavuta yabize, bagira ngo agiye gushirira, ngo avamo afite umubiri nk'uw'uruhinja. Niko Bibiri ivuga. Imana yaciriye inzira Yohana, ica inzira mu kirwa cy'Ipatimo, ngo ahantu habaga inyamaswa ziryana, hataba icyo kurya no kunywa, ngo ikintu cyahabaga gusa n'urupfu. Ngo barahamujyana bavuga ngo azicwa n'inzara n'inyamaswa zimwirire. Ngo ageze ku kirwa Ipatimo, ndashima Imana, ngo aho kugira ngo apfire ku kirwa, ngo ahubwo atangira aratakwerekwa. Ngo ni naho yeretswe iby'ijuru rya kangahe? Rya 7. Ngo yerekwa n'ukuntu hari umwana w'Imana uje gucungura isi. Ngo ubwo yarari mu kirwa Ipatimo atangira kurira, ndagushimye Mana. Ngo ararira arimo gutaka, ngo abona ukuntu abantu bagiye gutotezwa no gupfa. Ngo abona igitabo ngo kibumbye, ariko ngo intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cyo kwa Dawidi, ngo aravuga ngo Yohana we wirira, ngo kuko intare yo mu muryango wa Yuda igiye kubumbura igitabo n'ibimenyetso bigifatanyije. Ngo ikuzimu habuze ucungura umuntu, ngo no mu ijuru ngo yabuze, ngo abantu bose bari bagihabutse. Hanyuma Emmanuel bivuga ngo Imana iri kumwe natwe, aravuga ngo nge nzakibumbura. Ahita hakura ihumure, aho kugira ngo yigunga apfe, atangira kwandika. Ndashima Imana. Imana yaciriye inzira Abisiraheli, ibacira inzira yo kurokoka barimo kurwana na Goliyati. Imana ica inzira kuri Dawidi. Bite byanyariko. Imana igufitiye inzira, Imana igufitiye inzira, Imana igufitiye inzira, Imana ifitiye inzira, Imana ifite inzira zirenze ibihumbi. Ujye ubwira abazimu
ngo Imana ifite inzira nubwo izindi mwazifunze. Ubwira abadayimoni ngo mwafungiye amariba muragenda murayatoba, aho nakuraga amazi muhashyira ibiroha, ariko Imana imbikiye indi nzira. Nanjye ndabwira abazimu ngo Imana yanjye nanjye ifitiye inzira. Ntabwo inzira zose abazimu bazirangije, ntabwo abakozi ba Satani bafunze inzira. Imana ifite inzira kandi ni inzira ngari izanyuramije kugutabara. Bwira umutima wawe ngo Imana ifite inzira. Tugiye gusenga. Haleluya. Vuga ngo mutima wanjye gubwa neza, Imana igufitiye inzira. Imana igufitiye inzira. Inzira y'Imana ntinyura muri kaburimbo gusa. Ntabwo inzira y'Imana inyura mu makaro. Imana ica mu mahwa, Imana ica mu macupa, Imana ica mu gishanga, Imana ica mu misozi, Imana ica mu mikuku, Imana ica mu kirere, Imana ica mu bantu, Imana ica mu bintu, Imana ica mu basenga, ica mu badasenga. Ahantu hose irahanyura kuko imihanda yose ni yayo. Imana ishimwe. Haleluya. Ndagushimye Papa, ndagushimye Kristo, ndagushimye Papa, ndagushimye ufite inzira, ndagushimye. Humuriza ubwoko bwawe bukomere, ubabwire ko ufite inzira. Nyura mu nzira yawe urengera abakurengerwa, tabara abo gutabara, kura mu makuba bari mu makuba. Inzira zawe nuzinyuremo, wite ku badafite epfo na ruguru, wite ku mfubyi n'abapfakazi, ugirire neza abakurikiranye iri jambo, babohorwe naryo kandi bakomere, kandi nibakomera bakomeze. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ifite inzira, mukomere kandi muhumure. Imana ibahe umugisha.